ese warapfuburaga byaje kugenda gute? Kuko ikigaragara nyuma y'uko uvuye imvuto uvuye mu maboko ya leta umeze nk'umuntu waje warahawe inama, warahuguwe, warigishijwe ku buryo ubu ngubu utagipfubura. Wenda turaza kugerageza dutange na nimero zawe kugira ngo niba hari n'ukeneye ko umugira inama azaguhamagare, niba hari ukeneye kumenya biriya bintu uburyo wabikoraga azakugisha inama, ariko nanone akugisha inama yo kutabijyamo, ahubwo akugisha inama yo kugira ngo atabijyamo. Ese koko byari byo? Donc urebye ibintu by'iki gihe bisigaye bitangaje. Abasore benshi bakiri batoya bafite kuntu bajya mu bintu bahubutse kubera ko gushaka amaronko nyine numva urwo rwego nabikora kugira ngo bashake amafaranga. Ariko urebye uko byari biri kiriya gihe habayeho ubutamenya bwo kuba nshobora gukora ikiganiro wenda niyitirira umuntu ushobora kuba warakoze icyaha mu rwego rwo gutwika, akaba ari naho leta y'u Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha RIB bubera bwiza kuko barakwegera bukakuganiririza. Kiriya gihe urebye byabaye habayeho ubutamenya kubera ko nta minsi 2-3 ndumva nanamazemo, kuko icyari kigamijwe yari ukumenya ngo ni njye wanyawe kuko njye nakoze ikiganiro niyitirira umuntu wapfubuye ariko atari byo. Yego, ntago yari byo muri rwego rwo gutwika. Ni ukuvuga ngo umuntu wapfuye uriya mugore w'Imuhanga si wowe, ahubwo warabyitiriye, ari nacyo cyaha nini wazize. Icyo ni nacyo cyaha nyine nashinjwaga cyo kwiyitirira umuntu. Kwiyitirira. Ariko uwo muntu ntago ari njye. Mu buzima busanzwe nta nubwo uri n'umupfubuzi rero. Nongeye kubasuhuza, nizere ko mwongeye kurirwa kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ibiganiro byacu umunota ku wundi, isaha ku yindi, igihe ndetse ku gihe. Aha, jewe rero nka Kayitare Ntare nicaranye n'umutumirwa mushyashya uyu munsi tudatinze mu biganiro. Uyu musore umwaka ushize w'ibihumbi 2023 yigeze gutabwa imvuto n'inzego zibishinzwe se cyangwa inzego zigenza ibyaha mu Rwanda. Ndavuga urwego RIB, ntago ari inzego nyinshi. Azira ikintu kijyanye no gupfubura. Ni umusore usa neza, umusore w'igikwerere. Ibyo bintu ni ibintu yaterewe imvuto, akurikiranwa n'amategeko. Gusa aka kanya ubu twicaranye hano nta kitegeko rikimubaza, nta nicyo rimushinja, gusa niyo mpamvu yicaye aha ngaha kugira ngo atuganize. Yatawe imvuto azira icyaha cyo gupfubura kivanzemo n'akantu kameze nka harassment gatoya. Hanyuma nyuma za kuba umwere aratagiye kutubwira urugendo rwe rw'ubuzima mu gihe kingana n'ukwezi n'abiri. Aha, ugiye rero kutuganiriza bimeze bite? Urinde, witwa nde, uri mu ntoki? Amazina yanjye ni Niyonkuru Eric, uzwi ku mazina ya Big Shine Store. Ku mazina ya Big Shine Store, ngewe urugendo rwanjye kuntu byakomeje, ndi umusore usanzwe ushima Imana n'abantu bakeya n'ubuzima busanzwe. Aha, baba bagutaye imvuto rero ngo warapfubuye, musore mwiza, urumva? Urugendo ruragenda rukubana umubirizi, urumva? Nyuma yo kuguta imvuto ibinyamakuru biravuga, ibindi birandika. Birashoboka ko warenganaga cyangwa se utarenganaga, ariko ubaye utararenganaga ntago wari kuba uri hano. Kigaragara nuko uri hano, kuba uri hano byonyine nuko warenganaga, sibyo? Nyine boho kubanza utuganirize kwanza, utubwire se buriya warapfuburaga, niba warapfuburaga koko byagezeho birarangira babashe gusobanukirwa. Ese warapfuburaga byaje kugenda gute? Kuko ikigaragara nyuma y'uko uvuye imvuto uvuye mu maboko ya leta umeze nk'umuntu waje warahawe inama, warahuguwe, warigishijwe ku buryo ubu ngubu utagipfubura. Wenda turaza kugerageza dutange na nimero zawe kugira ngo niba hari n'ukeneye ko umugira inama azaguhamagare, niba hari ukeneye kumenya biriya bintu uburyo wabikoraga azakugisha inama, ariko nanone akugisha inama yo kutabijyamo, ahubwo akugisha inama yo kugira ngo atabijyamo. Ese koko byari byo? Donc urebye ibintu by'iki gihe bisigaye bitangaje. Abasore benshi bakiri batoya bafite kuntu bajya mu bintu bahubutse kubera ko gushaka amaronko nyine numva urwo rwego nabikora kugira ngo bashake amafaranga. Ariko urebye uko byari biri kiriya gihe habayeho ubutamenya bwo kuba nshobora gukora ikiganiro wenda niyitirira umuntu ushobora kuba warakoze icyaha mu rwego rwo gutwika, akaba ari naho leta y'u Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha RIB bubera bwiza kuko barakwegera bukakuganiririza. Kiriya gihe urebye byabaye habayeho ubutamenya kubera ko nta minsi 2-3 ndumva nanamazemo, kuko icyari kigamijwe yari ukumenya ngo ni njye wanyawe kuko njye nakoze ikiganiro niyitirira umuntu wapfubuye ariko atari byo. Yego, ntago yari byo muri rwego rwo gutwika. Ni ukuvuga ngo umuntu wapfuye uriya mugore w'Imuhanga si wowe, ahubwo warabyitiriye, ari nacyo cyaha nini wazize.
icyo ni nacyo cyaha nyine nashinjwaga cyo kwiyitirira umuntu. Kwiyitirira. Ariko uwo muntu ntago ari njye. Mu buzima busanzwe nta nubwo uri n'umupfubuzi rero. Rero ibyo bintu sinzi njye ntago. Nyine ni umushiti wanjye twajyanye gukora ikiganiro, wakora ikiganiro angira inama y'uburyo umuntu ashobora gutwikamo akanamamazamo. Njye nabikoze mu rwego rwo kwamamaza imyenda kuko mfite shop y'imyenda bita Big Shine Store. Nanabamenyeshaho ko tugira imyenda myiza, urambara ukaberwa. Ndakeka nawe urabizi n'abandi bose badukikije ni ibintu byiza cyane. Rero mu rwego rwo kwiteza imbere hari igihe umuntu agana inzira itariyo ariko yashyikiriye inzego z'umutekano ziramuganiriza zikamugarura mu nzira ye nyayo. Donc ni nayo mpamvu mu itangazamakuru nahise mba nkucecetse gatoya kugira ngo icyo cyashe kimere nk'ikivuyeho umuntu akomeze ubuzima busanzwe. Urebye ukuntu umeze niteje imbere haba ku giti cyanjye no kuri famiye n'ubuzima busanzwe n'ubwo buryo twakomeje. None se kuva baguta imvuto rero 2023 sibyo ubu turi 2024 ushinjwa ubupfubuzi nta na rimwe wari wapfubura n'ibintu wumva mu matwi gusa kuko tugenda twumva abantu b'abapfubuzi usanga kenshi basenya ingo z'abantu kumva yagiye apfubura umugore amugurira igipangu aragiye apfubuye umugore amukubisa imodoka apfubuye umugore amukubisa iduka sibyo none se ntabwo wari wapfubura koko je nicyo kintu ushaka kumenya kugira ngo n'abantu bakurikiye inganzo urumva nyine bamenye urinde uri muntu nta na rimwe urakora icyo gikorwa. Urebye ibyo bintu ngiye nkunda kubyumva mu bashuti banjye ariko ngiye ntabwo nshobora gukora ikintu nk'icyo. Mfite umukobwa dukundana nta kibazo dufitanye amafaranga n'ubuzima mbayemo biranyuze. Ku giti cyanjye ngiye numva ko dukwiye kwiteza imbere ku giti cyacu tutarinze kwandavura wenda mu bamama ndetse n'abandi nkabo. Ntago ari ngombwa kuri ngewe ntago ibyo bintu nigeze mbikora sinanabikora n'ubu ngubu ndetse n'ahazaza sintekereza ko ibyo ntakoze hashize nzabikora ahazaza. Yewe ndimo ndagira ngo umuntu ukurikiye inganzo kino kiganiro agikurikire mpaka kirangiye kuko kirimo ibintu byinshi bikubiyemo sinzi inama zihagije kugira ngo nejo cyangwa ejo bundi nawe utazagwa mu ikosa cyangwa se mu ruzu rwita ikiziba kuko urumva wagiye uzi ko ugiye gutwika nta nubwo wari ubizi uragenda witirira ikintu ngo wapfuye kandi iriya nkuru yatrendinze kandi uriya mugore urabizi koko byari byabaye n'amavideo yaragaragaraga urumva n'inzego zakujije kwitirira ikintu utakoze. Uburetse gato urabizi ko byari byabaye kuko uzi ko ari ngewe wabikoze. Jewe nari nzi ko ari wowe wabikoze ariko warabimenye nyuma yaho kuko ari oya mbimenye none akuko bimbwiye rega nta nimero zawe nagiraga urumva nagize n'amahirwe nkuzana imbere y'abanyarwanda kugira ngo babwize ukuri. Ariko ndabimenye ko atari wowe. Niyo mpamvu ni kukubaza kugira ngo n'abantu bari ku nganzo bamenye ukuri. Donc bira bintu ntago ari ngewe ntago ari wowe. Nabikubwiye kuko ngewe nakubwiye ko ntashobora gukora ikintu nka kiriya ntago ubuzima ndimo. Ese nk'ubu hagize nk'umuntu uguhamagara kuko hano uraza gutanga nimero yawe hagize nk'umuntu kureba kuko urabona uri umusore ushobora kubukora na gym model na six pack nazo ziriho urumva ufite umubiri mwiza utosunyerera kandi hari abashugamami hanze aha baba bakeneye abasore nkatwe uretse ko giye utanambona byo wibeshye ukanampamagara sibyo no mafaranga nakubwira ukayohereza namara kuyata iposhe wana nkahitana nakwihorera na telefone nkahitana nakuboroka nkanayarya neza cyane. Ariko nk'ubu ngubu bagize nk'ugira gutya kisaza nk'akamomoka ukabona tayeho byibuze nk'aga 500 cyangwa se aka miliyo urumva akakubwira ati ndakagukaraze sanga hana ntago watakaramo kagenda ukamumara ipfa. Reka mbivuge muri ubu buryo urabona nk'ibyabaye byose ese muri irasaga yose yambayeho ubundi ninde wagaragaraga nabi cyane? Ninde wagaragaraga nabi cyane? Wagaragaraga nabi cyane n'umupfuburwa ntago ari umupfubuzi. Icyo nicyo nashaka kukubwira rero yemwe babyeyi bamama rwose batubyara mubyara mukarera mubyara mukarera mutubabarire mwiyubahe. Nge ndumva aricyo kintu nshobora kuvuga ni mwiyubahe kuko nimuze mu bana b'abasore nkatwe ikizababaho n'ukubashyira hanze nta kindi kintu gishobora gukurikira kubera ko ngewe ntago nshobora kubikora ariko mu rwego rwo kuba nanabihashye dukumira icyaha kitaraba mu rwego rwo kugihashya no kugira baraba mama inama kuko nubundi iyo babashyize hanze abo basore bafungwa batafungwa nubundi birangira baba mama ryakuzo ryaba ari byo ritakaye. Ni ukuvuga ngo birangira batayikuze kubera ko ngewe narahageze ndasobanura uko ibintu bimeze n'umunyamakuru twari turi kumwe wagufashe video waguhaye televiziyo umunyamakuru twakoranye ikiganiro wafashe video kuko ngewe ntago ari ngewe uwo twakoranye ikiganiro nawe twari turi kumwe mu nzego twese batugira inama ko bawashyira mbere na mbere ikintu nka kiriya hanze ntago ari ikintu cyiza ushobora kumva ko
ari ikintu cyo kwiratira. biriya ni uguharabika umuntu. Nyine ni muri ubwo buryo nawe ndi kubabwira ati mu rwego rwo kwanga ko baharabika cyangwa se bakabasiga icyasha ku mazina yanyu, muba mufite imiryango, muba mufite ubuzima bwanyu n'abagabo banyu, muba munubatse, mwirinde nyine kwiyandagaza, kubera ko ntabwo numva ko ushobora kuryamana n'umwana ubyaye ngo nibirangiza bikugwa amahoro. Ufite umugabo, ufite abana, ufite iki, ntabwo ari ibintu byiza. Urumva ko ushobora gupublishinga, ntabwo ari byiza. Ku giti cyanjye ni uko nguko mbyumva kabisa. ubu hagize nk'umugore uguhamagara akakubwira ko ari buguha amafaranga runaka, ntabwo wagenda? Donc urabona ngiye ncuruza imyenda. Ni ibintu urihagije. Ngiye ncuruza, ntabwo ari ukuvuga ngo ndihagije, kuko twese tuba dufite inzozi. Ese si ibintu bisanzwe kuba umuntu yaguhamagara mukishimana mugasangira niyo happiness ikazamo? Ariko nanone ndumva ko n'ikintu nshobora kuza gutangira nimero atari icyo ngicyo. Ngiye mfite umukobwa dukundana, ibyo bintu nabivuze. None se bariya baca inyuma abagabo babo ntibabona nubwo baba bakundana, umwe aba ari umugore wundi n'undi ari umugabo wundi, ko babikora? Wowe urumva ari igitangaza kumva waciye inyuma umukobwa muteretana? Utandukanya abantu byitwa ngo ni umugore n'umugabo ku mazina, cyangwa se bitewe n'ubukwe baba barakoze bwo gufeka abantu bitewe n'icyo wenda bakeneye mu buzima bwabo. Utandukanye n'abantu baba bikundanira hagati yabo ku giti cyabo. Rero ntago numva ko ibyo bintu ntago nabikora pe. Yego. Nuzabigerageza azamenye ko, nurazamamagara wese azamenye ko tugiye gukorana mu buryo bwa business yo kuba namuha nanjye akama mu buryo bw'imyenda. Ariko kuko na biriya nabyeraga bishobora kuza mu buryo bwa business. Oya ntabwo ari business, kubera ko njye ntabwo nigurisha. Niba atari business se ni iki? Ni iki? Oya ntabwo njye mbizi, kubera ko njye ntabwo nigurisha. Niyo nkuru Eric, ariko gusa ngo warapfuye kahava ivumbi riratumuka kandi ngo muri mu nzu y'amakaro. Nuko nguko byavuzwe. Nubwo uri mu bihunga. Oya nuko byavuzwe, kubera ko kuko narebye amaboko, ndeba ibizigira ufite, ndeba ko gakara, ndeba umugongo ukuntu wihinahina. Rega video narayirebaga, ndavuga ati uyu nguyu ni Rutikanga. Umva je narakurebye neza, navuga ati kuko yatitije amaguru, ndavuga ati kishimura kimuhaye arishimye nubwo bagutaye imvuto. Nakoze kiriya kiganiro ntarareba n'ira video. Uravugisha ukuri? Ni ukuri. None se byibuze uri muri gereza baguta imvuto, wumvaga umutima wawe umeze gute? Wanjye nta kibazo nari mfite, kubera ko ntabwo ari njye wabikoze. Na twa twawuginga baguteraga se kugira ngo Oya urwego rw'ubugenzacyaha no kurushimira, ni abantu beza, barakwicaza bakakuganiriza, nta wankubise, nta wankuzeho, nta bidasanzwe. Bakugira inama nk'uko bayigira n'abandi bose. Bakakugira inama nk'uko ushobora kuvuga ati wicaye hariya usebye umumama w'abandi, kandi nawe namusabye imbabazi ahantu ari we n'umuryango we akomeze kumererwa neza. Ariko urebye nta bindi bintu bidasanzwe. Wavuga ngo kuva nuko hajya mukaganira deni ugataha. Noneho rero uriya mubyeyi nubwo nawe wenda bitagenze neza, ugasanga atayikuzemo ukuntu, ni iki wakora nko mu rwego rwo kumusaba? Ntabwo ndi kumugusabisha imbabazi, ahubwo gusa nawe nubwo yakoze ikosa nawe wararikoze, waragiye witirira ibintu ari nabyo wazize, ariko ni nk'iki wakora nko kugira ngo umusabe imbabazi, cyangwa se umubwire ko bitazongera ubwira n'abandi? Ahubwo donc ngiye icyo navuga, ndumva nkura mu mama ahari ibyabaye byarabaye, byaranarangiye, kuko ntabwo ari njye njyenyine, sibyo? Mu byabaye byose ntabwo yari njye njyenyine. Ngewe habayemo ubutamenya. Ubundi ngiye nanakora kiriya kiganiro yari mu rwego rwo kwamamaza imyenda yanjye. Barambwira ngo kugira ngo wamamaze bisaba ko hari planka, hari ikintu ushobora kubeshya abanyarwanda kugira ngo babanze bafokasinge kuri wowe, kugira ngo ikindi kizakurikiraho bazabone kuba bakumva banakuzi. Ariko ntabwo nuvuga ngo wagiye gushakira izina mu byaha. Ntago uri kubivuga uko ntabivuze. Ndimo ndabaza ariko. Rindira nyine ngusobanurire nimba wambajije. Ntago numva ko nshobora gushakira icyubahiro cyangwa izina mu byaha, kubera ko nta cyaha ubwabyo nakoze. Ngiye cyabayeho, naraganirijwe, ibintu birarangira. Uramumama namusabye imbabazi. Warazimusabye? N'ibyabaye byose nyine byararangiye. Ngiye cyo ndi kukubwira ni mu rwego rwo kwiteza imbere. Nagiye ni nacyo kintu ngiye gushaka. Ngiye mu kumamagara ngo namamaze imyenda, niho bambwiye ati dushobora gukreatinga content cyangwa se ikintu dushobora gushobora gushyira mu baturage bakabanza bakakumenya, kugira ngo ari naho bazamenyera ibikorwa byawe. Ndavuga ati ngiye kubera ko bira bintu ntago nari mbizi, niyo video nakubwiye ko ntigeze nyimenya before yuko nkora kira kiganiro. Turabikora, ibintu birarangira, ibindi biganiro byakurikiyeho yari byo kwamamaza ati bimeze gute. Nibwo rero naje kuganirizwa n'inzego, mbona ko
ibyabaye byose bameze nk'aho ari umutego. Abanyamakuru namwe mujye mukora ibintu bitari byiza byo gutega abatumirwa nk'imitego yo mu magambo kugira ngo mubafashe izindi serivisi. Nizere ko nta mutego naguteza ariko ibyo ntabwo ari byo mvuze. Nanjye nabaza ntabwo mvuze ko ari wari umutego wa neza. Mbonero namwe kubabwira ko nimba umuntu wenda aje nko kugira ngo abake serivisi yo kuba mwamukura hamwe mumujyana ahandi, mujye mugerageza nyine uburyo mushobora kumufasha, ariko nta zindi nyungu wenda runaka zije. Ese ngendeye nko kuri ibyo uvuze, ntabwo nabyita nko kwigira umwana mwiza cyangwa se kwigira umwere, ariko nanone iyo ari aho tutakubona wenda nk'umuntu ashobora kuguhikira ko ukaba wagenda ugapfubura cyangwa se ukamuha happiness agusaba, wenda ukisubira mu mirimo yawe bwite yo kwiteza imbere nk'ibyo uvuze uba ukora, ariko ubundi koko niko kuri ntabwo ubikora. Icyo nakubwira cyo sinzi impamvu wagumye kuri icyo kintu, ariko koko mbaye ndubikora nkaba nari nanjye wakoze biriya byabaye byose bya nyabyo, ntabwo numva ko twakabaye twicaranye hano. Nakabaye ndi gukurikiranwa n'ababishinzwe. Oya, ubu wakabaye uri mu bihano aho byaranatangiye. Rero nimba ibyo bihano bizi neza ko nabirimo, sinumva n'impamvu ukwiye kumbaza ibyo bintu. Ahubwo wakabaye umbwira ngo ni iki ushobora kugiraho inama, ni iki ukora abanyarwanda bashobora kukumenyaho mu byo witejemo imbere. Ibyo tukanabireka tugakomeza ubuzima tukamamaza, namwe mukatugana mukanadufasha kugira ngo tuve ku rwego rumwe tujya ku rundi, hato tunirinde n'izo ngeso zose, kuko abenshi babijyamo aba ari ikibazo cy'ubukene n'ubuzima bubi barimo, ariko sintekereza ko hari ubijyamo kuko abikunze. Urumva ko kuba wajya hejuru y'umumama ufite nk'imyaka 60 70 ntabwo ari ikintu nawe ubwawe ushobora kwishimira, wowe wende kuvuga wowe ntabwo ari ikintu wowe ushobora kwishimira uvuga ati mu gihe hejuru kuko mbyishimiye. Aba ari ikibazo cy'ubuzima cyo gukurikira ayo marongo. Ariko nanone uretse gato nimba utajya hejuru y'umumama kubera ikibazo cyo kutamwishimira ari ikibazo cy'inzara, rero abanyarwanda nibadufashe baduteza imbere mu buryo bwo kuba nyine natwe ubwacu twakiteza imbere. Hato nanagira inama urubyiruko rwose rwo kuba ubwanyu muze twiteza imbere, dushyire hamwe. Nicyo Paul Kagame dushishikariza His Excellence, dukuramo amaboko mu mifuka twiteza imbere. Nkanjye nkodesha imyenda, ngurisha imyenda, shop yanjye bayita Big Shine Store. N'uwashaka kwambara neza mbonereho no kubaha nimero yanjye ni 078 6 7 niyo ngiyo rwose. Muze twiteze imbere. Ibyo ngibyo by'imico mibi dufite inzego zibishinzwe, ntago ari byiza, ntago ari ikintu cyiza ushobora kuzana imbere ya kamera ukiratira. Rwose muze twese dufatanye dutezanye imbere. Ndumva ari cyo kintu nshobora wenda kubivugaho. Urakoze rero kuganira natwe abantu bari muri ibiganiro byacu. Ewana, ndagira ngo mbabwire ngo ibinyamakuru dukorera ni nka jasi twara abagenzi buri minota 30 ikiganiro gishyashya kibageraho n'amakuru ashyushye kandi ku gihe. Ndagira ngo mbabwire rero ngo mukore subscribe, like ndetse na share kugira ngo dukomeze dusangire ibigezweho mu makuru y'isi yose ndetse na hano mu Rwanda muri rusange. Hanyuma ndagira ngo ngushimire, nizere ko utazongera gupfubura mu buryo bw'ibitekerezo wibeshyira ibyo utakoze kugira ngo n'amategeko atagukurikirana. Mwakoze, ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.